saza ko rubuzo byatare muri iyi minsi ugiye mudukiza reba ntuziko se ko umustar watari ibintu byoroshye bisaba kuhora witsimbye abafana bakwamiye ahantu ngaha ndi kumedita nandika imizigo mishya ariko ejo bundi wabazituye umuzigo wa danje uvuga uwe hari umwe wakoranye na Kembo mugiye kumusabira cyana mu mubyeyi witwaje n'imbuzi abantu nawo umuzigo wari ukoretse byatare mbona ushyizemo ubwenge bwinshi gusa n'ubundi wanteranyije n'ababyeyi b'umukunzi wanjye barambwira bati nimba umvuza kwimbuza cyaba byiza uyiririye reba n'ubundi igitekerezo cyo gushaka tukisiba mu mutwe wawe ababyeyi niko bamira mwana asumani kutakigenda kubera filmu maze kugira aha mu rugo y'urugukora ibana mu rugomba ndaho niyicariye ntapfa kumbona mu mihanda cyangwa naho uriya n'abantu benshi so fata se musaza naho mu baba babizi abantu barandika nkikwamira mu cyumba ndi gutegura ubuntu bw'u script bwa hatari bati nibyo byose wabyogeje bombo class Mary ni cyo kubwira jewe afite BD izaba kuwa kane twapanze yuko tuzamukora surprise maze tukamena amazi nijoro atashi mu rugo iwabo ako kantu ko numva ari fresheri wangu wanasha muzi gupanga cya mwakire mugombye ahubwo mani mwe mbicecetse ndabona Jevan aje turaza kubipanga neza nyuma ntabwo namaye nka Jevan akuzo kuko buryo utazapfa vuba kubera iki ari burimo kumvuga ahubwo sha Jevan rwose muri aka kanya bazi ko nako rwose nta bushuti bwawe ntabwo kubera iki se kandi nese ubu wansubona gute mu magambo make ukuntu ngiye nk'inshuti yawe magara izi sawa utarambwiye ko kuwa kane uzagira BD nyine maze n'ubwo uje ari byo turimo turavugaho ahubwo se mari ko batansobanuriye neza amafaranga turaza kuyahereza ndi ni BD yande BD yawe ahubwo sha Jevan mu busanzwe sinjya nemera ako ngubu nemeye kabisa ewana muzi gupanga kara kantu ko kuzakumena amazi saa moya utashye kara kantu kanyubatse kumva uratangiye Sheri ngwino sore ka Chantal nyine byara hano ngi ko gisago ugomba kubikora nyine twasizeranye ibyiza n'ibibi ibyiza suvuga nukundaza muri zo twakwahaza uzinukiriza zabaye direct ibibi byo yego siminirwa mbisubiramo kumehesha umwana kumegesha ibyombo ninjye warongoye n'abandi barabeshya nako barandongo ugize ngo neza ndambiye kurya ubugare n'inyanya urabona inanzo yatungwa n'inyanya n'ibitunguru gusa imitobe barayirya gize nima abandi barasenga ibiryo bakabyumva nka story ushaka kurya ifiriti turi kunywa champagne bari no kukumasa disi umva mujye guhahira wicara wakira ibyo guhaye kandi wumva utabishaka gandi bo ndabwira yago sinamustressa ngo kubera kintu tugeze umuhamagara ngo mwesa umuhungu si gushaka amafaranga ntago yakubonera amasaha ntago yagufatira umwanya amasaha 28 ngo yirirwa avugana nawe umuhungu si gushaka amafaranga nakoze cyane abakobwa babyumvira bino bintu ntago yakubonera amasaha 28 abakobwa musirika wallahi uzi ikintu bita gukarata papa wanje wallahi umukiriya bagara muga ati musirika ati cyangwa cya danje ibintu bya danje ati papa wanje shati nziza urukweto rwiza ipantaro ya danje papa wanje wambara ukazenga kwambika ati se mwana ugira iduka nabwo ati dore mukuru wanje nguyu Ewana ibyo byose nkabikora karata narata kandi naniga ariko nyine icyo gihe nabaga ndi gutigita ibicwa byo kubona transport ndabyumva ma wenje naje ni ride maniga bounce you aramfata ngo je namubwira ngo okay do what you want byakubabaje se sana warakari mu bouncer cyangwa sana bouncer ninjana wowe nukuvuze nugira ibyago nko gutanga mu ijuru umwanya we nzawuteza munsi y'ikirangozo ndeba ahantu uzagira imana satana gutoranya mu wazitwara kuko ngiye naguteza ibyago kurusha ibyo yaguteza ugeze reka nigendere ko turi mwebwe Sky tu apagai na bakine na papa wanje mbazange ndeba kure yangiranye rekiki indeba kure yarakwereka iki indeba kure yangiranye kako ngomba kwitaya nkabasha kuba nanjye nahumura nk'abana bo mu gasone keka mbyemene ko umugore madamu yavumbata oya mbaye madamu wapana kugavumbata neza ukanyigira neza mu gitano ukavumbata fresh urakoze tukavurema mina fry sana nyine tega amatwi kubaza ikintu kimwe be very nice day akaburetse gato nyine ndashaka kubaza ikintu kimwe mu buzima bwa nyine ejo hazaza hawe sibyo uri kubona kuri gukina ukanywa inzoga icyo ushaka cyose kibona ese mu ejo hazaza wowe urumva uzashaka kuba umugabo umeze gute
Nshaka kuba umugabo umeze gute? Ufite iki? Ugeze he? Uri ku ruhe rwego? Ngewe nshaka kuba umugabo utazabura icupa mu buzima. Nkoraho nkanjye. Jewe ngukoraho nkanjye. Wowe nde? Ngewe wagupfiriye. Angaha ni mwirimbi ku buryo uvuga ngo warampfiriye. Ariko kunyishe biruta kujya mwirimbi. Hari akantu nshaka kugusaba. Agaki? Ndashaka kugusaba umutima wawe. Umutima se ngende bushera umukanya uraza unsaba umwijima n'impyiko. Basi mpa akanumero ka telefone. Jya kuri MTN bayiguhe niwe bayifite na Tigo ndayifite. Ariko urimo byose. Umva TikTok uba wumva imeze gute, wumva imeze gute, wenda muri imagination yawe. Nje nagize ngo ni umuntu wirirwa nyamamaza mvuga ibigambo. TikTok rero ntabwo nzi ngo niba ari umuntu niba ari igiki, ahubwo wowe bimenyereye wansobanura. Mwaganiriye mbwira icyo izo bakubwiye za kera zirimo ibyo bintu birirwa bavuga by'intuza reka mbyihorere. Sinanga ya Rujindiri Yanga Rujindira avuga ati unakomereye imbugu uyu munsi y'umukonde ibintu nk'ibyo ngibyo bavuga bati nabiriya bintu nibyo bishego ahubwo byanyabyo. Byanyabyo ze kuki? Ati reka twiririmbira ibigezweho. Ibi bigezweho nibyo bimeze bite? Kigare. Ibyigare. Kayobe. Hari n'ibindi bya umusaza na mujene. Umusaza na mujene. Akashahara ka buri munsi. Papa. Kuma gashara. Antuka vraiment bitwaye iki Imana iguha umugisha. Ni wowe muntu umfashe neza muri uyu mujyi wa Kigali ngewe akamwana like superstar in Kigali. Bitwaye iki Imana izaguha umugisha. Wabaje mu byose yafurisha ugaye. Barafakaye. Nyagasani amurebere bira ntabwo ari ibintu. Ese kanyoreka nkubaza ubwo byutse ugasangurangana na fisi. Ku izina rya Yesu toka satani na mkia yako ugende n'umurizo wawe nukuba ufite ibitekerezo bibi. Nyine nakubajije ngo iyo ibrusheje ntago buroso bukurya mu bihanga. Ibihanga si ibisebe. Nanjye rero reka nkubaze. Urareba hari ibihugu bimwe na bimwe by'Iburaya bamwe batangiye kurya abagore babo. Ubaye nk'umugore wanjye nkakurya nakurya nkakumara nkaryari. Tuvuge ngushyire muri frigo nkakomeza kurya akanupfo kanupfo. Urareba namara igihe kingana iki nkurya nkazakurangiza. Shawa bukize